Iyi si nta gipimo igira muntu wanjye. Turapfa, turahangayika, twirirwa turwana kubera ishyari, tugahemukirana, ariko urebye neza usanga ibyo byose ari ukubera umunwa. Uyu munwa dukoresha turya, tunywa, wakugeza kure habi hashoboka, ariko nanone wanakugeza kure heza hashoboka. Rero amahitamo aba ari ayawe yo gukoresha neza umunwa wawe. Icyo kintu sinzi niba uri kukiyumvisha by the way. Uzi ko numvise? Oya, nari ndimo kumva bavuga, ntabwo mbizi neza, ariko uzi yuko kwa runaka umva byashoboka ko yaba ari we nkurikije ukuntu muzi. Narababonye bari kumwe ariko ni ibanga. Ngiye kukubwira ikintu ariko witonde uceceke, bishobora kutugeza kure. Muvandi, gabanya amagambo please. Reka kuvuga ibyo utazi, reka kuvuga ibitakureba, wowe reba ku biri kuguha agaciro gusa. Aya magambo atera amatiku, aya magambo atera urwango, hari n'igihe atera imibereho mibi. Aya magambo asenya imiryango, aya magambo asenya inshuti. Aya magambo atera akababaro gakabije, kandi hari n'igihe atera kwiyahura. Muri Bibiliya, Imigani ibice 10 umurongo wa 18 kugeza ku wa 20 haragira ngo, uhisha urwango ni umunyamunwa uryarya, kandi ubeshyera undi aba ari umupfu. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure, umutima w'inkozi y'ibibi ni uw'umumaro muke. Cunga umunwa wawe please, wowe reba ku iterambere ryawe. Ese wari uzi n'ikindi muvandi? Ibyo uvuga bimeze nk'urubuto utera, kandi urubuto wateye bizarangira rubaye nk'ikintu kinini ari cyo giti. Igihe cyose uvuze ibinyoma kuri mugenzi wawe, ibyo binyoma bizubaka urwango rukomeye muri sosiyete. Niyo mpamvu buri gihe wavuze ibinyoma ujye wakira n'ingaruka zabyo, kuko uwigize agateba yora ivu. Reka kuyoborwa n'umunwa wawe nshuti yanjye. Niyo waba uri kuvuga ibintu byawe byiza wagezeho, jya umenya n'abo ubibwira, kuko buri muntu ntabwo ariko yishimiye intsinzi yawe wagezeho. Nshuti yanjye, reka nkubwire, ibanga ryo gutsinda no gukora ni ibanga. Reka mbigusubiriremo neza, iki kintu sinzi niba uri kucyumva guys. Ibanga ryo gutsinda no gukora ni ibanga. Ese byaba bitusanze umeze nk'uyu muntu twavuze haruguru? Vuga make ukore cyane. Ikiganiro cyo ni bya bite na Admars.